Mwaramutseho neza banyarwandakazi, uyu munsi tugiye kubagezaho amakuru ashyushye ari update muri iki gitondo cyacu. So niba ari ubwa mbere mugeze kuri YouTube channel, mukore subscribe kugira ngo tubane mu makuru ya buri munsi. Uyu munsi ingingo turaza kwibandaho cyane ni ingingo zikurikira. Iya mbere ni igitaramo cya Kigali Dutarame, ya kabiri impano idasanzwe Alia Cool yahawe ku isabukuru y'umuhungu we w'imyaka 3, iya gatatu ni igitaramo cya The Ben na Bruce Melody. Kigali Dutarame rero Kigali Dutarame ikazaba yiganjemo aba artist tuzi kabisa bagiye batandukanye. Ni aba artist ba mbere ni 5 ya uwa mbere ni Ruti Joel, uwa kabiri Masamba Jules Sentore, Teta Diana, uwa gatanu akaba Bukuru. Amatorero azaba arimo akabaraya, ya mbere ni Inganzo Ngari, iya kabiri Ishyaka ry'Intore, iya gatatu Ibihame by'Imana, iya kane Inyamibwa, iya gatanu Indatirwa Bahizi. Rero tudatinze reka turebe kwa The Ben na Kevin Kade bahaye impano Alia Cool wamenyekanye muri filime nyarwanda ku isabukuru y'umuhungu we. Simbi Alliance wamenyekanye nka Alia Cool aherutse gutegura ibirori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 3 y'umuhungu we hariya muri Kongo, hari i Goma, byitabiriwe n'ibyamamare binyuranye byari byakoraniye i Goma. Ni ibirori byatumiyemo abafite amazina akomeye mu myidagaduro y'u Rwanda nka DJ Zizou, Miss Muyango Claudine, Augustin, Kevin Kade, The Ben n'abandi benshi. Ibi birori byabereye muri Goma Serena Hotel mu ijoro ryo kuwa 16 Ugushyingo 2025. Biri mu byari biteye amatsiko abatari bake bitewe n'uburyo byari byahuje ibyamamare. Mu kiganiro twagiranye, Alia Cool yavuze ko yishimiye kuba inshuti ze zaragiye kwifatanya nawe muri ibi birori. Yagize ati ni iby'agaciro kugira ibirori ukabona abantu bakwitaba mugasangira. Nishimye kandi ndashimira buri umwe witabiriye iki gikorwa. Ku rundi ruhande, amakuru atugeraho yemeza ko muri ibi birori The Ben izina rye n'umugore we Wikeza Pamela yagabiye inka Alia Cool. Kevin Kade nawe yamuhaye inka. Uretse The Ben na Kevin Kade bagabiye uyu mugore inka, undi wamuhaye impano ni Augustin wamwemereye ihene 2. Ibi birori byabereye i Goma aho Alia Cool atuye muri iyi minsi, ari naho ari gukorera ubushabitsi bwo gushakisha amafaranga. So indi nkuru rero nayo tugiye kubagezaho The Ben ni ku gitaramo cya The Ben na Bruce Melody batangaje kidasanzwe bagiye guhuriramo. The Ben ugeze kure imyiteguro y'igitaramo The New Year Groove agiye gukora ku nshuro ya 2. Yagiteguje abakunzi be mu buryo budasanzwe yifashishije amafoto y'abantu 2 bameze nk'abagiye kurwana mu mukino w'iteramakofe. Bijyanye n'uko iki gitaramo yagitumiyemo Bruce Melody, bari bamaze iminsi bigaragaza nk'abahanganye mu muziki nyarwanda. Ku mbuga nkoranyambaga batangiye kwibaza niba aba bahanzi bagiye guhanganira mu gitaramo kubera iteramakofe. The Ben ni foto yifatishije arimo yamamaza icyo gitaramo cyiwe. Ngo icyakora amakuru dufite avuga ko iki gitaramo kizafatwa nk'intambwe ya mbere yo guca impaka zari zimaze igihe. Benshi bibaza umuhanzi ukunzwe kurusha undi muri aba bombi. Ni igitaramo amakuru ahari ahamya ko bahaye akabyiniro
impanuka who is the best cyangwa se ninde mwiza. Impanuka zikazacibwa n'abakunzi b'aba bahanzi ku munsi w'igitaramo. Uyu muhanzi atangiye kwamamaza iki gitaramo nyuma y'uko iminsi ishize bimenyekanye ko yaba The Ben na Bruce Melody bamaze gushyira umukono ku masezerano azabahuriza mu bitaramo. Icyakora nubwo bemeranyije gukorana ibitaramo, buri wese ahanze amaso abakunzi be muri buri kimwe mu kwerekana ko ari we uhagaze neza mu kugira abafana benshi. Byitezwe ko nyuma y'iki gitaramo The Ben azifatanya na Bruce Melody mu bitaramo bizenguruka igihugu ateganya gukora mu mwaka wa 2026. Kugeza ubu The Ben ari mu myiteguro y'igitaramo ngarukamwaka yise The New Year Groove yatangiye umwaka ushize, kikabera muri BK Arena kuri tariki ya mbere Mutarama 2025. Ni igitaramo umwaka ushize yari yatumiyemo abahanzi batandukanye biganjemo abo mu Rwanda ndetse na Otile Brown wari waturutse muri Kenya. So guys, baturage b'u Rwanda, aya makuru arizewe 100%. Ikindi mukomeze mudushyigikire kugira ngo duhore tubana buri munsi. Kora subscribe, like, comment na share kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Ciao ciao, mwari muri kumwe na Adolphe Muhire. Peace.